Yaka Ozan'dı. muhumure ni mwebwe ndakunze uyu mwaka biterwa yuko mudushimisha mu biganiro. Twebwe ntabwo tujya muri politike, ntabwo tumeze nk'abariya basimbuka ibipangu. Reka muvugire abasimbuka ibipangu bafite imana bashaka kubahereza inama y'Imana. hari n'abahunze. Twebwe ntabwo turi nk'abariya. Ngaho Imana ibarinde muhahe muronke. Muze dusoze mubahe abashyitsi cyane yakanaza uburezi cyane. Hari abantu bashatse kubaha impano. Lucas Koyo umva nzovu wo kudukanura amaso barayafite barayakubona kwanza musina bezata malgré que tokomiawa toyepona magambo kaka ya James Comedy tako siko tokoma batu basepeli na biso nasiperevainaga ndakore gusa ariko tunafurahi sana kuona twizera malgré que tusipena minote mugolo musitoko yako kuzonga tuzagaruka ariko nzavusite tuzana YouTube muzadusanga kuri YouTube ibini kuri Google bugaya umuna biso muzatubona. Hari impano bagiye kuyizana mbere ko mugenda bayohereza Rwanda. Mbona kuvuga abantu mwese mutaramo ngo harimo abaryamye nka sambiri ubu bamaze gusura imisozi. Reka gusobanura by'ikisego ariko mwebwe muri hano kubera urukundo mudukunda. Imana ishobora byose dusengera dusoza. Imana ishobora byose Bana waremye ibirayi n'ifiriti akunda kurya. Reka nzoba dusengera dusoza. Yesu mbasengere. Nyagasani buretse mbadetsenge Nyagasani Mana uba mu ijuru abavandimwe bakunda nzovuse kontre yakamwana ubagende mu muhanda afite amamodokari barinde impanuka barinde accidents so tunafurahi sana ariko Mana uba mu ijuru udukubite cyakuri Mana hano bashonje twitwariye kuva mu gitondo inzara kutubaga inzara kuduteka Mana Nyagasani manure Mana mu ijuru. Haleluya. Zembo nawe dusoreje ishobora byose. Imana ishobora byose icanira gabo icanizi gute Imana ishobora byose. Imana nkunda nkweretse aba bagaragu bawe bitanze bakaza muri iki gitaramo. Imana ishobora byose buri wese yavuye mu icumbi ryiwe ahava agenda ku byuma byakozwe n'abazungu bageze hano amahoro. None Mana waremye ibirayi ugateka agafiriti Mana Nyagasani umvase muhagarare uretse mwakoze cyane tuzabure kawunga ntituzabure ibishyimbo mu izina rya Yesu Kristo amen. hanyuma abantu mwafashe content ibintu bipfuye mubipostinge turabasabye urumva ntabwo ubuze ibintu biri buvemo ntabwo wako expecting ibintu nyine bive mu kanwa k'umuntu mugerageze mu posting nyine content ziri clean. Next show ku itariki 6 itariki 27 dufite celebration y'imyaka 3 azaza Comedy Store Uganda n'abandi tuzaposting Zakayo muri Cinderella iwawe. Haleluya. haleluya. Bila leo nimugasizikora mbakufiya. Okay, stop. What's the language? What's the language? It's the reason why you have to be like.
nifata umuntu uri mu ishyamba. The reason why ngomba kuba intare kuko intare niyiga nta kanyamaswa na kamwe kayiga intare. So the reason why ni agahene kayiga intare, ariko niwigira agahene intare zagushwanyagura. So to fight is to fight. Abasore cyane kuriya ka Saturday, January 4th and 3 Force. Special Force in the rest of the world. So tunaenda wala tunakuiga na kwa FRDC iiga tunakuiga urabona yakamufata n'umuvandimwe amumenye igihe kimwe tujyanye i Gisenyi yakamwe ijambo rimwe njye nari njyanye ati garafurere njye mbona umuntu ngiye kupamura ngwara umutima na kanseri nzarwara sida ubwo natangiye nahise mbona umuntu ngaho ariko ndashimira Imana nyuma nagiye kwipimisha nsanga ndi muzima nimumere icyubahiro akwiye no kuba bagomba no kuba amafaranga apana kumukunda gutyo gusa nta n'ikintu bamuhereza. Yego buri ngo navuga ko nawe inzozi zawe kugenda uzigeraho nawe byakunda 70 cyangwa 30 maze kuzigeraho. Ubona gute uruganda rwa comedy Empire ya cinema kuri ubu ngubu ugendeye ku kuntu Gen Z comedy isigaye itabira? Ni kuvuga ngo na music ntago ifite abafana bangana gutya. Yego kuko kugira ngo uzabone umuhanzi uzuza irino tente biragoye kandi noneho bo bahora babikora sinaga ari ibintu bimwe ntaga ari ibintu biba rimwe ngo birangire bahora babikora nyine ukabona ko ari ibintu nyine bishimishije kabisa. Muherutse gusohora indirimbo na Jackie ntaga ari yasohoka bayita bari hasohotse kuri TikTok yo yagiye kwatubara hasohotse sound yayo no kuzindi mbuga wenda zicuruza imiziki ni fresh kabisa yandirimira bamara. Indirimbo barihe tumaze ko hari indirimbo yitwa ntubaganira nugira gute ya Jackie imaze kurebwa cyane hafi ije kugira miliyoni. Indirimbo yitwa barihe urabona izagira influence imeze gute nimara gusohoka nko kuri YouTube? Icya mbere bayakiriye neza kuri TikTok imaze kugira mu challenge hafi 5,000 ama challenge kandi mu gihe kitageze no mu byumweru 3 ubwo urumva ni ibintu byiza bishimishije. Ikindi ni ibyamamare byagahuriyemo ubwo urumva ntaga ari ibintu bitangaje ubwo urumva rero kuba twabikora Jackie ni umuntu wa danger
buri kana buri nguni bo ntibakivugwaho kuko nyine tumaze byararangiye ibindi twongeyemo na Silvizo yabidusabye turavuga ati nta yaje muri team nawe oya ntaza kuva kuza muri team mu ndirimbo yajemo yari kunze natwe dukunda vase ashatse gushyiramo twumva ni fresh ndavuga ati okay nawe waza tukatwika kabisa gashya kandi indirimbo ndabizi ko azakira neza ikindi shooting nizo turimo turashaka ko tuzabaheza ishusho The Ben atabahaye Bruce Melody atabahaye ndetse n'abandi basani batabahaye kuko nyine urwego rwacu mwari maje kurubona girlfriend amusize girlfriend ntawe ngira mwana mwancakiye yasijya mbona kuri buri kawa buri ngoyi na fanizi nyine ni wabafana nyine n'abafana uri abafana nyine se abafana barabafana ngo muhungu wagaze nyuma hembanga uyu nguyu se uyu nguyu yikoreramo kubera ko nyine umuntu ucungira umutekano buriya ntago ibintu byose ubigomba kubikora ufite umutekano dufite igihugu cyiza gifite umutekano ariko bitewe nuko twega tuzwi twamaze nyine hari ibindi ubushaka gucunga biri privacy yawe si ukuvuga ngo mu Rwanda nta mutekano hari urahari ahubwo nyine bitewe nuko twege twabashije kuba twamenyekana hari undi umutekano wundi urukundo rw'abafana buriya abafana baje kubyiganira ari benshi Jesse yaravuze ngo rugenda rutumotive rugenda rutumotive bana kubyiganira ari benshi ushobora kugira ikibazo urumva ubwo nyine bisaba umutekano ka meme ya ni ibyo ngibyo muherutse kujya mu kiganiro kuri The Choice wowe na buri kantu mugenda mwambaye ziriya mask zishe isura akenshi na kenshi ku basitari bahise ikintu cyo kwambara hari impamvu runaka iba yabiteye impamvu bateye kwambara ziriya mask mugiye muri The Choice Live niye ntago ariho gusa ibyo ni atari nawe wayiza byatari twabonye comment ngizo ngo nago igitangazamakuru cyakakira abantu bambaye kuri iki comment yabande suko abantu bagiye bazitanga igitangazamakuru kimwakiri ikintu cya mbere kibagomba kumenya abana urumva umusitari ntago yitwara nk'umuntu wese ubonetse ibyo ni ibintu bagomba kumenya ikindi twebwe buri kantu buri nguni nta watuzanye twebwe dufite ukuntu tugomba kwambara ikindi igitangazamakuru nkayisibo ni igitangazamakuru kinini gikomeye cyakira abantu benshi sinzi kuje kubigisha ukuntu bakora akazi kabo uwo muntu rero utekereza gutyo bro ratete ndumva nta kintu kirimo kabisa avec empty mind urumva nta kirimo abaye ari umuntu utekereza gutyo ngo wambaye gutya se ubundi wowe ushinzwe kutwunenge kuko ngomba kwambara wapi nta muntu wemeye kumubwira ngo utagira gute utagira ikintu ampesi ntakababazwa n'ipantaro ngo namanuye cyangwa ngo ntazamuye kugira ngo ureke ujye kwikurikiranira so ngira ijambo rimwe wavuga kuri influence ya Nzovu na Yaka muri Gen Z comedy show y'uyu munsi byamaze kugaragara ko abantu bakunda abantu urumva yo kubivuga gutya buriya abantu dukunda iyo okay reka mbivuge neza twahuriye mu cyumba cya rap urumva ahubwo udafite ibintu byinshi byo kumbwira oya ndumva ariho siho twahuriye yego bimeze neza umusore wari kuri line up washyikira abasaza baraje kureba icyo abafana baturusha iwe enjoyinze cyane ese buriya nka kuri uri kuri stage ujya ubasha hari ukuntu ushobora kubyenjoyinga uri kuri stage reka ugira ngo urebe ko byagira ukagira ukabona biragize ukabona biciyemo uri umwe mu bakobwa bari kuzamuka neza mu byo gutera urwenya kandi nta bintu njye ntabwo nzamuka mu bintu hindura nyine ikibazo uri umwe mu banyarwenyakazi bari kuzamuka neza mu gutera urwenya bazamuka bajya amena yego ngaho komeza ikibazo wari ugikosora ikibazo ni iki cyagutinyuye nuko nta bakobwa barimo kuba badahari nibyo byagutinya yego ahubwo nagize ko ari cyo kiba cyabateye abandi ubwoba oya ni ukugira ngo yego wenda simvuze ngo ndi umuhanga cyane cyangwa iki ariko ni ukugira ngo babone ko bishoboka baze nabo bakore wabitangiye ryari wiyumvisemo impano njye nta mpano ngira oya cyakora ejo bundi hari uwampaye ka Saint Valentin ka shokora niyo mpano iri mu rugo watangiye gutera urwenya ryari natangiye nje muri Gen Z pe mbere yaho ntago ari ibintu byanjye kuko ntago nkunda imikino buriya mu musanzwe nabonye ari ukuntu ujya serious nawe nta n'igihe mba ntari serious buri gihe buri munota
ubwo ngaho ugira nk'inama ugira abandi bakobwa inama kandi inama wagira ubundi inama tugomba kujya ubundi inama ntago ziboneka mu ntangiriro z'umwaka inama ziboneka umwaka urangiye nta nama wagira cyane inama zashize umwaka ushize gusa ariko icyo nababwira ayiwe data we ari ikintu kizegeje abantu bamutwaye yana akana bajyanye ku ishuri nyine ngiye icyo nababwira nyine nibaze bakore birakunda birashoboka nabo babishobora reka platform hari ababa batari muri Kigali wenda kugira ngo bajye barusha kugera hano hababereye za Gen Z ni izihe nzira babinyuzamo biroroshye cyane iyo wakoze baguha tike biranoroshye cyane wandikira Merci cyangwa Gen Z cyangwa se nanjye n'undi munyarwenya wese yakugeza aho rihasozi ibera nta kintu bisaba ntacyo n'ubuntu nyine uza aho rihasozi ibera babona ubishoboye bakaguha nanjye kuvuga inkitere bakaguha nyine aho bigaragariza bya bindi watweretse harakotse kanyezemo nyine mbura ubwenge sinzi niba nawe wakumvise nyine nicyo navuga nyine ni ibintu byoroshye n'ubuntu uraza iyo nyine ukoze muri raso bigakunda ukaza kuri show ugakora baguha tike kandi tike baguhe biri bukujyana ikakugezayo ukazana kugarura yego mu muryango se ho babyakira base ubona bari kubyumva nta kibazo mu muryango ho barabyumva nta kibazo barashyigikira cyane njya mbabona hano benshi ntanazi akambwira ati ndakwikundira no rero Rwanda Magazine turi gusatira ba Rocky ku bintu by'imibare warubizi reka turi muri la category ariko nizere ko nyine bitabanje kugira ngo bigire gutya bigire nuko bigire gutya nuko buriya nta bintu bikoresha amano bijya bishyira kuri ntuza okay ni Imana ishimwe kandi Imana ibaho umugisha ikomeze ibagure hari abafana benshi abadukurikira benshi cyane bakunda uburyo utera urwenya ibyo ukora bagufana bagukurikira ariko iyi mikoro iri kuvuga iyo ngiye kuvuga bari kukumva nangize ngo igihe navugiye ntabwo yavugaga bari kuvuga bari kukumva ubwo nibyo ariko ubwo nibyo ntabwo wambeshya ngambwira ngo abo bantu bose rero dufite kuri Rwanda Magazine waba mwenyurisha ubundi nkahita mureka rwose mwihangane ibintu byarakaze muri iyi minsi nzenya zarabuze cyakora mu kwa gatatu umunsi w'abari n'abategarugori waje ibintu mana ikindi kandi mwibuke kuri 27 z'ukwa gatatu hari show y'imyaka 3 iyo show azapfumo umuntu apfe kandi gupfa ko umuntu biragatsindwa ariko izaba ari show y'umuriro n'akariro ubu watangiye gutegura koko natangiye ahubwo se ubwo ibaye sinahita nkora ese ubundi bigutwara nk'igihe kingana gute kugira ngo ukore blague wumve ko wajya kuyitera imbere y'abantu biterwa rega n'iminsi wa muntu we nasemwe ntimujya mubura inkuru ukicara ukabona inkuru zabuze ukareba cyakora wagira amahirwe ukabona hari nk'umuntu wasitaye ukandika inkuru si bibaho natwe rero icyo gihe kiragera bikagorana ukazibura noneho wenda ni na byiza tumaze kuba benshi nk'ubu nyirayinapo yari ihari ngiye nzakora kuri show ikurikiyeho kubera turi benshi nyine ibyo rero nabyo birafasha kuko nyine ubona akanya ko gutegura ibindi ariko n'ubundi igihe wabonera burage n'ubundi urakora nta ntuzi hari ngo upfa kuba ufite ibyo uri buvuge gusa kandi wanabinyujije mu bandi bakumva ko biri bukore urakora buriya ziriya burage zose mbere yuko muza kuzitera mwabanje kuziganiriza yego ko tuzisubiramo tugira rihaso za buri wa gatatu noneho abamaze kugira amaposita noneho dufite n'izo ku cyumweru ubwo hose uba wahanyuze uvuga nyine niyo mpamvu ubona umuntu azavuga nyine ibintu biri ku murongo bigendanye nyine urwenya rwatunga umuntu mu Rwanda ntago biraba 100% ariko nka 70%. 70% byakunze urumva namwe murakoze Imana ibahe umugisha namwe yego